nta muntu mu by'ukuri uzi impamvu abantu batubanjirije hano ku isi bahisemo kwizera ko hari imbaraga cyangwa se umuntu uri ahantu runaka tutabonesha amaso, umuntu ufite igihugu akagira ingufu n'ububasha ku buryo ari we utegeka byose bibaho hano ku isi. Hari abatekereza ko abantu turi abanyantege nke cyane ku buryo ibintu byose tudashoboye gusobanukirwa tuvuga ko hari umuntu uri ahantu runaka, cyane cyane bakavuga ko hitwa mu ijuru. Uwo muntu akaba ari we wahimbye byose tubona, akaba ari nawe usobanukiwe ibyo tudasobanukiwe byose. Niwe wahimbye byose biri ku isi, natwe ubwacu niwe waduhimbye, akaba nawe udutegeka. Ikintu cya mbere cyayobeye abantu kuva twaza ku isi kigatuma bavuga ko ugisobanukiwe ari we wenyine udutegeka, akaba ari nawe wenyine waturemye. Icyo kintu ni urupfu. Urupfu. Kuba abantu bavuka bakabaho bakibeshaho bagatunga bagatunganirwa bakavumbura bagategeka ibiri ku isi byose, ariko igihe kikazagera hakaza ikintu badafiteho ububasha ubwo ari bwo bwose, ari cyo urupfu rukabakuraho. Byatumye abantu batangira kwizera ko habaho Imana. Batangiye kwizera ko hari ingufu zifite ububasha n'amabanga yihariye abantu bo batazi. Batangiye kwizera no kwemera yaba Imana imwe yizerwa na benshi ariyo Yave cyangwa se izindi Imana abantu bizera. Uyu munsi 84% by'abatuye isi bari mu madini atandukanye yizera kandi agasenga Imana imwe. 16% basigaye ni abatagira amadini, ariko muri aba 16% hari abizera Imana ariko bakayizera bigenga batabarizwa mu itsinda ry'abantu runaka aribyo bita idini. Hari n'abandi batizera ikintu na kimwe, babita les athées, abantu batizera ko habaho Imana n'imwe. Mu gihe abizera Imana bemera ko yaremye byose, abatizera ko habaho Imana n'imwe bo bemera ko byose byahoze ahangaha bikaza kugenda bihinduka. Ikibumbe cy'umuriro n'umukungugu kikavamo isanzure n'imibumbe ritemberamo, ingagi ikavamo umuntu nawe uzavamo ikindi kintu cyera. Ntabwo bemera ko habaho Imana ibera hose icyarimwe igashobora byose ikamenya byose. Muri iri janisha rya 16% kandi harimo n'abafite imyizerere yo kwizera nk'umugezi, bagahitamo nk'umugezi runaka cyangwa se ishyamba runaka cyangwa igiti cyangwa umusozi, bakavuga ko uwo musozi ari wo mugenga wa byose, ko ari utera amapfu gatera aho bahahira. Mu madini ari ku isi asenga Imana imwe harimo 3 asa naho ariyo babyeyi bandi madini yose asigaye. Amadini 3 afite abayoboke benshi kandi amaze imyaka myinshi ku isi ku buryo yabyaye andi madini agera ku 4200 bitekerezwa ko ari ku isi. Ni idini ya Gikristo, Islam na Judaisme, idini y'Abayahudi. Amadini 3 asenga Imana imwe ariko akagira ibyo atemeranyaho. Abari muri aya madini ntabwo basenga Imana imwe byonyine, ahubwo ni n'amadini afite inkomoko imwe yarabyaranye hagati yayo. Inyandiko tuza gusoma muri iki kiganiro ziragaragaza ko abakurambere b'aya madini bakomokaga ku muntu umwe, ari nayo mpamvu aya madini yose afite ubutaka butagatifu bumwe. Jerusalem cyangwa se Yerusalemu muri Israeli, umujyi w'ubutagatifu inshuro 3, ubutagatifu ku madini 3, umujyi mutagatifu ku idini y'Abakristo, ukaba mutagatifu ku Bayisilamu na mutagatifu ku mu idini ya Judaisme. Aba bose bavuga ko amadini yabo ari ahangaha yahimbiwe. Birasa n'ibisobanura ko abashinze aya madini 3 bavaga indimwe koko. Nitwa ISMAEL MWANAFUNZI, reka ibi tubivugeho. Ikaze. Mu mwaka wa 2015 byabarwaga ko mu isi hari nibura abakristo miliyari 2 na miliyoni 300. Ubwo 31.2% by'abatuye isi bose bari abakristo. Abayisilamu bari miliyari 1 na miliyoni 800, ubwo ni 24.1%. Abantu miliyoni 13 ibihumbi 954 n'abantu 269 bo n'abayoboke b'idini y'Abayahudi yitwa Judaisme, mu gihe miliyoni 400 ari abayoboke b'amadini gakondo. Aba barimo bizera ko hari umukurambere wo mu muryango wabo ubasabira, akaba ari ubaha ubuzima n'ubutunzi, cyangwa se bakaba bizera nk'inyamaswa runaka ibarinda, igatanga imvura n'izuba, igatera kweza no kurumba. Ibintu byo kwizera ikintu, umuntu cyangwa se inyamaswa byavuye. Twakuyeho ububasha bwo gushyira ububasha bwose bw'ibiri ku isi mu biganza by'umuntu cyangwa ikintu rimwe na rimwe kitanagaragara. Umuntu wa mbere akigaragara ku isi mu myaka 200 ishize nibwo hari hatangiye igihe cyiswe periode paléolithique. Ushobora guhuza iyobokamana ry'uyu munsi cyangwa se imyizerere y'uyu munsi n'igihe abantu batangiriye gushyingura ababo. Iyobokamana n'urupfu bisa n'ibintu bibiri bifatanye mu biganza. Birasa naho kimwe cyabyaye ikindi cyangwa se bikaba bivinda imwe.
Bitekerezwa ko abantu bageze ku isi bwa mbere cyangwa se abatubanjirije kuri iyi si inshuro ya mbere bapfusha umuntu agapfa ariwe n'inyamaswa ngo zimurye zimumare. Birashoboka ko ababanaga nawe bayobewe uko bigenze. Bagomba kuba batarumvise neza uburyo umuntu wagendaga agahiga akarya umunsi umwe agira atya agahinduka nk'igiti ntanyeganyege, agahinduka ikintu kandi yari umuntu. Mu 1888 nibwo hatangiye kuvumburwa imva mu buvumo butandukanye mu isi, zikaba imva zarimo imibiri y'abantu bazishyinguwemo nibura mu myaka 100 ishize. Muri izi mva bagiye basangamo bimwe mu bikoresho nk'imitako cyangwa se amabuye y'agaciro abantu ba mbere bagiye bashyingurana babo, bakabikora nk'aho babaga bizeye ko abo bantu babaho bagiye ibyo bintu bazabikenera. Nibyo bimenyetso bya mbere by'imyizerere abantu bagize. Hagati y'imyaka nk'ibihumbi 35 na 12 mbere y'uyu munsi turiho, bwo noneho hadutse imigenzo itandukanye yo gushyingura abantu, nko gufata imva imwe bakayishyinguramo abantu benshi. Iki gihe abantu banashyinguranwaga intwaro, ukamushyingurana nk'icumu cyangwa se umuheto. Nyuma yaho abantu batangiye kujya bashushanya. Uyu munsi hari ubuvumo mu bihugu nk'Ubufaransa ndetse n'ahandi aho abantu bagiye bashushanya inyamaswa zaba izo mu mashyamba babonye cyangwa se izo bitekerereje gusa. Hari abagiye bashushanya ubwoko bw'inyamaswa bitekerereje zitanabaho. Aba ni ababaga baragize ibitekerezo by'uko hari ikinyabuzima kibarinda giteye uko bagishushanyije. Ukabona inyamaswa ukabona ko ari inyamaswa ariko ukabona ntayo bisa ibaho. Ibi bishobora kuba ari byo bitekerezo bya mbere abantu bagize ku Mana. Iki gihe nibwo bari bafunguye inzira ihuza iyi si yacu tugendamo tunabamo n'isi yindi tutarabona ariko ituri mu mitwe. Iki gihe hagomba kuba ari nabwo hatangiye imyumvire ishingiye ku mahirwe cyangwa se ku mwaku, aho umuntu yashoboraga kwishyiramo ko igiti runaka gitera umugisha, akaba yajya no kugipfukama imbere akagira ibyo akisabira. Iyo hagira nk'igiti cyangwa se inyamaswa ifatwa nk'itanga amahirwe cyangwa se umugisha, maze abantu benshi muri icyo gihe bakayoboka iyo nyamaswa cyangwa se bakayoboka iyo myumvire, uyu munsi iyo nyamaswa cyangwa se icyo giti abantu baba bajya kugipfukama imbere no gukorera imihango runaka imbere yacyo, kubera ko icyo giti cyari kuba ari gitagatifu cyangwa se iyo nyamaswa ikaba ntagatifu cyangwa se ikaba Imana. Bidatandukanye n'iyi ngingo, mu myemerere yacu igezweho uyu munsi mu 2019 hari umujyi uri ku birometero 5592 uvuye i Kigali. Umujyi ugera mugenza amasaha 10:40 igihe uri mu ndege. Umujyi wa Yerusalemu muri Isiraheli. Uyu ni umujyi mutagatifu ku madini atatu afite imyemerere itandukanye. Ni mutagatifu ku bakristu, ukaba mutagatifu ku bayisilamu, ukaba mutagatifu ku bo mu idini ya Judaisme. Uyu ni umujyi ushobora kumviramo icyarimwe inzogera ihamagara abakristu ngo bajye gusenga, ukayumvira rimwe no guhamagara kw'abayisilamu, ako kanya urimo wumva n'amasengesho y'abayahudi, byose ukabyumva icyarimwe. Ku bayahudi Yerusalemu ni umukondo w'isi, niho Imana yari yicaye cyangwa se yari ihagaze ubwo yaremaga isanzure n'ibiririmo byose. Ku bayisilamu Jerusalem cyangwa se Yerusalemu ni Al-Quds. Al-Quds ni umutagatifu kuri bo, ni ahantu hatagatifu. Ku bakristu Jerusalem ni umujyi Yezu Kristo yapfiriyemo akanawuzukiramo. Muri uyu mujyi harimo umuhanda uzwi nka Via Dolorosa, bivugwa ko ari wo Yezu Kristo yanyuzemo yikoreye umusaraba ubwo bajyaga kumubamba. Muri uyu mujyi hari kiliziya yitwa Basilique du Saint-Sepulcre. Aho iyi kiliziya yubatse neza niho bivuga ko hari imva Yezu Kristo yashyinguwemo. Mu binyacumi bike bya metero uvuye kuri iyi kiliziya hubatse le Dôme du Rocher. Ku bayisilamu intumwa y'Imana Muhammad washinze idini ya Islam, ahubatse uyu musigiti niho yazamukiye ajya mu ijuru. Amadini abiri atandukanye abayashinze bose, umwe yabaye kandi apfira muri Yerusalemu. Muri indi dini undi ajya mu ijuru aturutse aho ngaho muri Yerusalemu. Yahagurukiye aho ngaho ajya mu ijuru aragaruka. Aha ni naho mu idini ya Judaisme bavuga ko Imana yatangiriye irema iyi si, bakanavuga ko Adamu na Eva ariho baremewe. Adamu na Eva murabibuka, niba abantu badutanze ku isi. Hepfo gato y'uyu musigiti hari Mur de Lamentation. Ni urukuta rumwe rwo mu kinyejana cya mbere, ubwo ni mu myaka ya mbere y'umwaka w'ijana muri iki gihe cyacu. Uru ni urukuta rumwe rwonyine mu zari zigize urusengero rwiswe rwa Herode, kubera ko rwari urusengero rwari rwarubatswe n'umwami Herode wa mbere Le Grand mu kinyejana cya 19 mbere ya Yezu. Rwasenywe n'Abaromani, ubwami bw'Abaromani bwigaruriraga uburasirazuba bwo hagati n'Uburayi.
uru rwari urusengero rwa kabiri abayahudi basenyewe kubera ko n'ubwami bw'abanyasiriya mu majyaruguru nabwo bwigeze kubasenyera urusengero rwa mbere bari barubatse. Uru rusengero rwasenywe rugasigirwa urukuta rumwe. Abayahudi bemeza ko arirwo rwari rubitswemo ibisate by'amabuye yari yanditseho amategeko y'Imana bivuga ko yahawe Musa ku musozi Sinayi ubwo abayahudi bari mu nzira bava muri Egiputa aho bari baragizwe abacakara. Byanditswe mu iyimuka Misiri. Uyu munsi abayahudi baturuka imihanda yose mu isi baje gusengera aha hantu hatagatifu. Ibi byose tuvuze bisobanuye uburyo hano muri uyu mujyi wa Jerusalem ibimeze nk'ibyicaro bikuru by'amadini akomeye mu isi bihegeraniye cyane. Ibi byaturutse he? Muri uyu mujyi wa Yerusalemu wubatswe nibura mbere y'umwaka wa 750 mbere ya Yezu. Abakristu, abayahudi n'abayisilamu baraturanye cyane ku buryo batandukanywa n'ikilometero kare kitageze kuri kimwe. Aha birumvikana hahora umwuka mwiza w'Imana, ariko uyu mwuka ushobora no kuba mubi kubera ko hano politike n'iyobokamana birahurira cyane hashingiye ku makimbirane ya Israel na Palestine. Judaisme, Ubukristu na Islam, buri rimwe muri aya madini rifite igitabo gitagatifu cyanditsemo inkuru n'amategeko rifata nk'impano y'Imana. Igitabo gitagatifu cy'abayahudi cyitwa Bible Hébraïque, Bibiliya y'abayahudi. Hari na Bibiliya ya Gikristu igizwe n'isezerano rishya n'irya kera, hanyuma hakaza na Korani ariyo nyandiko ntagatifu ku bayisilamu. Buri kimwe muri ibi bitabo uko ari bitatu kivuga amagambo n'ubutumwa bw'Imana imwe rukumbi, Imana imwe kuri aya madini yose. Niyo mpamvu aya madini yitwa monotheiste, amadini asenga Imana imwe. Kubera iki bakeneye amadini atatu atandukanye niba bose basenga bakizera Imana imwe? Ibi bintu by'amadini byavuye muri aya madini uko ari atatu. Iryabanje kuvuka ni Judaisme, iry'abayahudi. Ryari ntabwo bizwi neza. Ukurikije ibyanditswe muri Bible Hébraïque cyangwa se igitabo gitagatifu cy'abayahudi, iri dini ryavutse mu kinyagihumbi cya kabiri mbere y'uko Yezu Kristo avuka. Gusa ikizwi neza nuko mu kinyagihumbi cya mbere y'uko Yezu avuka, ni ukuvuga habura imyaka igihumbi cyangwa se amagana ngo Yezu avuke, nibwo handitswe iyi Bibiliya y'abayahudi. Muri icyo gihe abaturage b'abayahudi bari batuye mu butayu bwa Yudeya, ni muri Yerusalemu y'uyu munsi. Muri iyo Bibiliya ni naho handitswe umuntu witwaga Musa. Uyu Musa abanyamateka ntabwo bigeze babona ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko yaba yarabayeho. Nyinshi mu nkuru ziri muri Bibiliya y'Abakristu ni zimwe n'iziri muri Bibiliya y'abayahudi, cyane cyane inkuru zo mu isezerano rya kera. Impamvu ni uko Ubukristu bwavutse nyuma y'uko Judaisme ivuka. Inkuru nyinshi zanditswe mu isezerano rya kera ni zari zaranditswe muri Bibiliya y'abayahudi kera cyane. Niyo mpamvu no muri Bibiliya bavugamo Musa cyangwa se Mose wari waranditswe muri Bibiliya y'abayahudi mu kinyagihumbi cya mbere ya Yezu. Gusa umuntu w'ifatizo cyangwa se w'ingenzi mu idini ya Gikristu ni Yezu. Uyu we ntabwo ari nka Musa kubera ko we abanyamateka bemera ko yabayeho. Ubushakashatsi bakoze nubwo atari bose, hari ababonye ko uyu Yezu yabayeho koko mu bice bya Palestine na Israel. Bavuga ko yavukiye ahitwa Betelehemu, akurira ahitwa Nazareti, apfira i Yerusalemu abambwe. Intumwa ze cyangwa se abagabo bagendanaga nawe bamukorera barimo uwitwa Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Abangaba nibo batangiye ibikorwa bya mbere byatangije idini ry'Abakristu. Babikora bandika igice cya kabiri cya Bibiliya. Mwibuke icya mbere bari barateruye inkuru zo muri Bibiliya y'abayahudi bazita isezerano rya kera. Icya kabiri cyo bacyanditse nyuma y'uko uyu Yezu yishwe maze bakita isezerano rishya. Islam y'igitabo cyayo gitagatifu cyaje nyuma. Cyaje mu kinyejana cya 7 muri iki gihe cyacu. Ubwo ni mu myaka ya za 600. Ni mu myaka 1400 nishize. Intumwa cyangwa se umuntu w'izingiro cyangwa wifatizo muri iryo dini ni Mahome cyangwa se Muhammad. Uyu nawe ni umuntu abanyamateka bemeza ko yabayeho. Yavutse ahagana mu mwaka wa 570 avukira ahitwa Maka. Maka ni wo mujyi wa mbere mutagatifu ku bayisilamu. Uyu niwe watangije iri dini. Yazengurutse ibice byose bya Arabia Saudite, apfira ahitwa Medine hari muri 632. Medine ni umujyi wa kabiri mutagatifu ku bayisilamu. Inkuru zo muri Korani zinavuga urundi rugendo intumwa y'Imana Muhammad yigeze gukora mu ijoro yerekeza ku musigiti wari ahantu kure. Uwo musigiti wa kure wari Yerusalemu. Yerusalemu ni umujyi mutagatifu wa gatatu ku bayisilamu. Mu yandi magambo tumaze kubona amadini atatu yose ahuriye ku mujyi witwa Yerusalemu. Ibitabo by'amateka iyo bisubiye inyuma mu mateka ya mbere cyane imbere ya Musa bigaragaza undi muntu ufite umumaro munini mu madini.
niwe wazanye ibyo kwizera no gusenga Imana imwe, kubera ko mbere abantu basengaga imana nyinshi. Yitwa Abraham. Uyu yanditswe muri Bibiliya y'idini ya Judaisme cyangwa se Bibiliya y'Abayahudi yabanjirije izindi zose. Yanditse no muri Bibiliya ya Gikristu yanditswe mu kinyejana cya 14. Hanyuma yanditswe no mu nyandiko ntagatifu za Kisilamu. Ibrahim niwe muhanuzi wa mbere wabayeho. Uyu niwe aya madini atatu yose akomokaho. Bibiliya ya Gikristu ivuga ko Abraham ari umwe mu bakomotse kuri Nowa. Nowa muramwibuka, wa undi wubatse inkuge. Uyu Nowa nawe akomoka kuri Sete. Sete ni umwe mu bavandimwe ba Kayini na Abeli. Kayini na Abeli ni abantu ba kabiri bageze ku isi kubera ko babyawe na Adamu na Eva. Adamu na Eva bo nibo bantu baremwe n'Imana bwa mbere. Ni Bibiliya ivuga ibi. Aba bantu bose banditswe muri Bibiliya y'idini ya Judaisme. Birumvikana ubwo bahita bagaragara no muri Bibiliya ntagatifu cyangwa se Bibiliya ya Gikristu, kandi bakaba no muri Korane. Ibi bitabo byose uko ari bitatu hari inkuru zimwe bihuriyeho. Nk'iremwa ry'isi mu minsi 6, abantu ba mbere babaye ku isi Adamu na Eva birukamwe muri paradizo ya Eden nyuma yo kurya ku rubuto Imana yababujije. Iyo nkuru nayo bayihuriyeho. Kubera kudakora ibyo Imana yabasabye byatumye bahanishwa kwirukanwa muri iyo paradizo, kandi abazabakomokaho bose bakazabaho ubuzima bugera igihe bugapfa bakava ku isi, kandi kenshi bigakorwa mu bubabare bwinshi. Iyi nayo ni inkuru bahuriyeho. Mu zindi nkuru ibi bitabo bihuriyeho harimo n'iy'umujinya Imana yigeze guterwa n'ububi bw'abantu ikabarimbuza umwuzure, hakarokoka uwitwa Nowa wabashije kubaza ubwato bunini bwamurokoye uwo mwuzure. Ikindi nuko inyandiko z'aya madini uko ari atatu zigaragaza henshi Imana yigaragariza abantu inyuze mu muntu umwe, umumarayika witwa Gabriel. Uyu niwe wabwiye Bikira Mariya ko azatwita Yezu. Uyu niwe wahaye igitabo gitagatifu cya Korani intumwa y'Imana Muhammad. Usibye aya mahuriro make tuvuze, aya madini yose uko ari atatu anahurira kuri Abraham cyangwa se Ibrahim. Uyu ngo yaba ari we umuremyi w'isi yahisemo kunyuraho kugira ngo yigaragarize abantu ku isi. Ngo banagiranye amasezerano. Amasezerano yari arimo ko Abraham yemera kuzaba indahemuka ku Mana, Imana nayo ikamusezeranya kuzamuha abazamukomokaho bazuzura isi n'ubutaka, ari bo twe. Ubutaka bwo ngo bwari ubutaka bw'isezerano. Ni Bibiliya ivuga ibi. Gusa abanyamateka nta kimenyetso na kimwe babonye cy'uko uyu yabayeho. Bibiliya ivuga ko Abraham yabaga hitwa Ur, ni muri Kaldine, kari agace ko muri Mesopotamia, ariho muri Iraq y'uyu munsi. Muri icyo gihe abantu bizeraga imana nyinshi, imana y'imvura, y'izuba, y'umusaruro, y'uburumbuke. Gusa Abraham we ntabwo yari ameze nk'abandi. Inyandiko zo muri Bibiliya zimugaragaza nk'umuntu wa mbere wabayeho yizera bwa mbere ko habaho Imana imwe. Aha ni naho havuye ya masezerano yagiranye nayo twavugagaho mu kanya. Ayo masezerano akimara kuba, Abraham yahise atangira ingendo zo kuzenguruka uburasirazuba bwo hagati, ahereye ahitwa Aran mu majyepfo ya Turukiya y'uyu munsi, akomereza mu gihugu cyitwaga Kanani. Kanani cyari cyo gihugu Imana yamusezeranije kuzamutuzamo. Yakomeje aragenda agera mu Misiri, asubira mu gihugu cya Kanani, ari naho yapfiriye, by'umwihariko ahitwa Ebroni. Ibi bitabo byose bitagatifu bivuga ko Abraham yabyaye abana babiri b'abahungu. Haranditse hati, Imana iramusubiza iti, ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu, uzamwite Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe, ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Kandi bya Ishimayeli ndakumviye, dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12 kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ibyo biri muri Bibiliya yera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 17 umurongo wa 19 n'uwa 20. Bivuze ko umuhungu w'imfura wa Abraham yitwaga Ismael, uwa kabiri akitwa Isake, ariko ntabwo bari bahuje nyina. Aya magambo yo muri Bibiliya niyo yahereweho hatangizwa amadini atatu manini asenga Imana imwe ku isi. Dore uko byagenze. Uyu Abraham bivugwa ko yabyaye abahungu babiri, twari tumaze kubivuga. Uwa mbere yamubyaranye n'umuja w'umugore we witwaga Agar. Umugore we yitwaga Sara. Sara ntabwo yashoboraga kubyara, ariko aza kuba umuntu mwiza cyane, aho umugabo we uburenganzira bwo kubyarana n'umukozi we wo mu rugo witwaga Agar, maze babyarana umwana w'umuhungu bamwita Ismael. Aho bikomerera nuko hashize imyaka runaka, Imana yafashe umwanzuro w'uko Sara nawe agomba kubyara. Abyara umuhungu bamwita Isake. Uyu Isake nawe yabyaye abana benshi, ari nabo bakomotseho Abayahudi. Muri aba Bayahudi bakomotse kuri Isake harimo n'uwitwaga Yezu w'i Nazareti.
abakomotse kuri Ismael bo bivuga ko ari bo bavuyemo Abarabu. Ku Bayisilamu, umwe muri aba Barabu bakomotse kuri Ismael yitwaga Mahome cyangwa se Muhammad watangije idini ya Islam. Abrahamu wabyaye aba bana niwe wemeye gutanga igitambo mu mwana we ashaka kugaragariza Imana uburyo ari indahemuka kubera ya masezerano bagiranye yuko azayibera indahemuka, ariko byarangiye atamutambye kubera ko hahise haza umumarayika amuha intama aba ari yatamba mu mwanya wa mwana. Ariko nuwuhe mwana yari agiye gutamba muri aba bahungu be babiri, Ismael cyangwa Isaac? Ahangaha neza niho havukira idini ya Islam n'iya Gikristo. Ku Bayahudi n'Abakristo, umwana w'umuhungu wari ugiye gutambwa ni Isaac, ari we waje kuba sekuruza w'Abayahudi barimo na Yesu Kristo. Ku munsi mukuru wa Hoshashana, ku Bayahudi bavuza ihembe ry'intama bibuka uburyo umwana w'intama yakijije sekuruza wabo ntagirwe igitambo. Abakristo babemeza ko Yesu Kristo, umwe mu Bayahudi bakomotse kuri Isaac, yabaye igitambo ubwo yabambwaga. Kuri Pasika barya intama bita agneau pascal mu rwego rwo kwibuka yatambwe mu mwanya wa Isaac sekuruza. Ku Bayisilamu, umwana wari ugiye gutambwa ntabwo ari Isaac, ni Ismael. Iki gikorwa bakizihiza ku munsi mukuru witwa Eid el-Kebir. Ni umunsi mukuru usoza umutambagiro mutagatifu Imaka. Kuri uyu munsi nabwo Abayisilamu batanga ibitambo by'intama. Abayisilamu banizera ko Abraham n'umuhungu we Ismael ari bo bubatse icyitwa Kaaba cyangwa se icyo bita Al-Kaaba al-Musharafa. Ni inyubako cyangwa se igikorwa remezo gikozwe mu kinyampande cya Cube, kikaba igikorwa remezo gitagatifu kiri Imaka muri Arabia Saudite. Izi nizo ngingo z'ingenzi zitandukanye Abakristo, abo mu idini ya Judaisme n'Abayisilamu. Ahantu Abraham yapfiriye mu gihugu cya Kanani hitwa Hebron. Uyu munsi ni umujyi wo muri Palestine utuwe n'abantu 200,000. Ahangaha hari ubuvumo bita ubwa Makpela. Uyu munsi hubatswe inzu yitwa imva y'abakurambere barimo Abraham, Noah, Adamu. Ni inzu igabanijemo ibice. Hari sinagoge cyangwa se urusengero rw'Abayahudi, ku rundi ruhande hakaba umusigiti ku Bayisilamu. Aha kandi byemezwa ko hashyinguwe umuhungu wa Abraham, Isaac, n'umwuzukuru we Jacob. Mu musigiti ahangaha Makpela harimo imva, ariko izo mva ni ibyo bita cenotafe. Cenotafe ni imva ziba zirimo ubusa, ni nk'ibimenyetso. Inyandiko zivuga ko imva za nyazo zashyinguwemo aba bantu ziri munsi y'inyubako mu buvumo buhari. Reka tuvuge iby'ingenzi. Isaac, umuhungu wa Abraham, yabyaranye n'umugore we Sara bageze mu zabukuru. Nawe yabyaye umuhungu amwita Jacob. Jacob bamwitaga Israel cyangwa se Isirayeli. Isirayeli nawe yabyaye abahungu 12. Aba bahungu 12 ba Jacob cyangwa se ba Isirayeli ntago bagumye mu gihugu cyabo cya Kanani. Baje kugira ibyago, mu gihugu cyabo hatera amapfa, barasuhuka bajya mu Misiri, igihugu cy'Abafarawo. Bibiliya ivuga ko abakomotse kuri aba bana 12 bahindutse abacakara mu gihe cy'ibinyejana by'imyaka, kugeza ubwo witwa Musa, umwe muri bo, yafashe icyemezo cyo kubahungisha bakava mu bucakara akabajyana muri cya gihugu Imana yasezeranije sekuru Abraham. Ahandi base bavukiye byanditse mu iyimuka Misiri. Muri urwo rugendo bava mu Misiri niho uyu Musa yaherewe bya bisate by'amabuye byanditseho amategeko 10 y'Imana. Baratahutse basubira mu burasirazuba bwo hagati mu gihugu cyabo i Kanani. Gusa abasimbuye Musa ku buyobozi bwabo nibo bagezeyo. Bakigerayo bagabanya ubutaka, buri muryango muri ya miryango 12, ni ukuvuga abakomoka kuri buri umwe muri ba bahungu 12 uhabwa ubutaka cyangwa se isambu. Umuryango umwe muri aba bahungu 12 witwaga Yuda wahawe ubutaka, maze aho bahawe bahita Yudeya. Izina rihura cyane na Judaisme na Juife cyangwa se Abayahudi. Uyu muryango wa Yuda niwo wavuyemo Abayahudi abatuye Isirayeli uyu munsi. Ngaha aho Abayahudi bakomoka ukurikije ibyanditswe mu bitabo by'iyobokamana, ariko byanemejwe n'abanyamateka babikoreye ubushakashatsi. Iyi miryango 12 yahawe ubutaka, ariko umwe muri yo ukurwamo uhabwa inshingano zo kujya kubaka urusengero rwubatswe mu mujyi wa Jerusalem, kubakwa n'umwami Salomo. Uyu Salomo yari umwe muri bo, akaba umuhungu w'umwami David. Uyu Dawidi n'umuhungu we Salomo, abashakashatsi mu by'amateka bemeje ko babonye ibimenyetso by'uko babayeho koko. Jésus le Nazarien, roi des Juifs, Yezu w'Umunyanazareti, umwami w'Abayahudi, niko Abaromani banditse ku musaraba we bakimara kumubamba. Luka na Matayo mu ivanjiri yabo bavuga ko uyu Yezu w'Umunyanazareti ari umwe mu bakomoka ku mwami Dawidi w'Umuyahudi. Ubwo nawe ni Umuyahudi.
mu gihe yari ariho ubwami bw'abami bw'abaromani bwari bwarafashe igice cyose cy'ikibaya cya Mediterane harimo na Yudeya. Bwa butaka bwatujweho umuryango wa Yuda. Abari batuye aka gace babangamirwaga kandi bakababazwa cyane no kuba barategekwaga n'abaromani. Gusa muri Bibiliya yabo, Bibiliya y'Abayahudi, harimo ubuhanuzi bwavugaga ko hari umucunguzi uzavuka, akavuka mu muryango w'umwami Dawidi. Umwami Dawidi nawe wari uwo mu muryango wa Yuda. Ubuhanuzi bwavugaga ko uyu muhungu uzavuka mu muryango wo kwa Yuda na Dawidi azaba aje gucungura aba Bayahudi batifuzaga gukomeza gutegekwa n'abaromani bari barigaruriye igihugu cyabo n'ibindi bari baturanye. Dore uburyo bagaragaza ko Yezu w'i Nazareti ari umuyahudi wo mu muryango w'umwami Dawidi. Twigeze kubivuga ko byose bitangirira kuri Aburahamu. Uyu Aburahamu yabyaye Isake, Isake abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda, Yuda abyara Tamar-Fareze, Tamar-Fareze abyara Esrom, Esrom abyara Aram, Aram abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nasoni, Nasoni abyara Salmoni, Salmoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Izayi, Izayi abyara Davide cyangwa se Dawidi waje no kuba umwami, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Robowamu, Robowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Josafate, Josafate abyara Joramu, Joramu abyara Aziyasi, Aziyasi abyara Joatamu, Joatamu abyara Ashaze, Ashaze abyara Ezekiyasi, Ezekiyasi abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Josiyasi, Josiyasi abyara Jekoniyasi, Jekoniyasi abyara Salatiyeli, Salatiyeli abyara Zorobabeli, Zorobabeli abyara Abiyude, Abiyude abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azor, Azor abyara Sadoke, Sadoke abyara Hakimu, Hakimu abyara Eliyudi, Eliyudi abyara Eliyezeri, Eliyezeri abyara Matane, Matane abyara Yakobo, Yakobo abyara Yozefu, Yozefu ashakana n'umukobwa witwaga Mariya, Mariya wabyaye Yezu w'i Nazareti waje guhinduka Kristo. Uyu Yezu Kristo akimara kuvuka, bamwe mu Bayahudi baje no guhinduka abakristo ba mbere. Uyu muhungu akivuka bahise bamubonamo wa mucunguzi basomaga muri Bibiliya ko azakomoka mu muryango wa Dawidi. Abayahudi batangiye kumuramya, batangira kumukurikira mu buzima bwe bwose, banamwita Kristo, bivuga Mesiya cyangwa se umucunguzi. Bahise bafata ya Bibiliya y'Abayahudi basomaga kera uyu muhungu ataravuka, bayita Isezerano rya kera. Hanyuma ibyo banditse nyuma aribyo byitwa Ivanjiri bahita babyita Isezerano rishya. Byose hamwe babihuriza hamwe bakora Bibiliya imwe. Ni ukuvuga ko ubukristo bwakomotse ku idini ya Judaisme nyuma y'uko wari uje gukiza Abayahudi ingoma mbi y'Abaromani yari amaze gupfa. Akivuka baramusingije cyane, bavuga ko ari umucunguzi uje kubakiza Abaromani. Abaromani ntabwo bari kwishimira ibi ngibi, ndetse kenshi yagiye yica amategeko bari barashyizeho, biza kugera ubwo bamujyana mu rukiko bamukatira urubanza, bamwica bamubambye ku musaraba. Baramubamba arapfa. Kuva icyo gihe abamwemeye nk'umucunguzi barangwa no gukunda umusaraba nk'ikimenyetso cy'igiti umucunguzi wabo yapfiriyeho. Aba ni inshuti z'umusaraba. Mwebwe muri inshuti za Radio Rwanda kandi turabashimira.